urukundo nyarwo rushobora guhindura buri kimwe, ariko ugambana nta munsi n'umwe azigera agera ku ntsinzi ye. ubona nanjye nshobora kuba nta kubona ese Robert aremera gutanga ibye byose kubera urukundo? how do you feel in the boss bawe? ariko rero at this moment ntabwo byashoboka. Lucas we kugambana bikomeje gufata indi ntera. Robert sibwo ntagera nibwo cyagera ubwangu byamugiye ngo wajya ngo kwitine ngo kuki Lucas ntabwo agiye kumvana mu kazi kanjye hantwara imitungo, ngomba guhangana nawe. si ubizi okay nta kibazo bashaka kuguha deal kandi biba amafaranga ufatika. Kurikira filime Trust No One kuri Analysis TV. ku buryo babafata baguzi fata isigaye ntabwo uzamugomba kugomba kujya gukora fanta oya oya jya ugira ubwenge ribaki ibintu bisanzana mu rugo rw'uwerewe kugeza ryari cishwa ngiye gufata fanta. reka nkubwire famiye ukamuhoze anshitse irya none, ariko reka nkwereke ntubona ibintu uyu mukobwa ari kugenda ankorera famiye. Wa filime Inzira y'Umusaraba ibintu bikomeje kuba byaryoha cyane hano kuri iyi episode tugezeho. Hano twabonye ko Iribagiza ashaka kuba yakihorera atagiye mu mategeko, umuntu waba waramwica ababyeyi amufashe nawe ngo ashobora kuba yamwica. Rero hano twabonye ko uyu musaza nubwo ari kumwe na Rugema ntabwo yagambaniye burya ba Iribagiza, burya yari arimo ashaka uburyo azagera kwa Rugema ngo abashe kuba yaha Iribagiza umuti wa nyawo, kubera ko ashaka ko Iribagiza yakibuka. Rero uyu musaza abantu benshi twari tumaze kuba twamurenganya muri iyi filime Inzira y'Umusaraba, ariko ibintu bigeze ahantu biba biryoshye kuba agiye kujya kwa ba Rugema, agiye kujya kuba umuzamu kwa Rugema. Ntabwo ari ukuvuga ko agiye gufatanya na Rugema, burya na ziriya mpapuro yahaye Rugema ntabwo ari impapuro za nyazo. Rero byatumye uyu musaza yongera kugarurirwa icyizere muri iyi filime, yuko tumaze kuba twamenya ko uyu musaza ikintu kimujyanye kwa Rugema burya ni ikintu cyiza cyane. Twari tuzi ko yagambaniye Iribagiza na ba kamarade. Rero uyu musaza abashe kuba yakora igikorwa gikomeye cyane. Nimba ubashe kuba wasobanukirwa uyu musaza ikintu yakoze, jya muri comment uvuge ati burya Imana irabikora. Burya Imana kugira ngo iguhe ikintu bicisha mu nzira nyinshi. Ujye muri comment wandike amena, kubera ko Imana ibashije kuba yabikora. Rero hariho abantu badashobora kwandika amena. Nimba udashoboye kwandika amena, ushyiremo ama emoji y'umutima, ubundi ukande kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, ukande na like, ubundi nze nkubwire uburyo uyu musaza yabashije kuba yagambanira Rugema akibwira ko ari we ugambanye n'uyu musaza kugira ngo babashe kuba bakorana. Rero icyatumye uyu musaza agiye kuba yaba umuzamu kwa Rugema ni ikintu kimwe gusa, ni ukuba yaha umuti Iribagiza. Uyu muti rero bagiye kuba baha Iribagiza babonye kuwumuha bigoranye cyane, kubera ko uyu muti uzaba ari urushinge bazatera Iribagiza. Rero yabonye uyu musaza nta kundi kuntu babigenza. Muribuka neza ko muri episode yashize bari bafashe Rugema bakabasha kuba bamutaba bagahamagara Nyirantambara ati dushaka miliyoni 10. Rero ni kamarade na Emile n'uyu musaza babashe kuba bataba Rugema. Rero baza kongera kwigira inama yo kuba bazarokora Iribagiza neza, noneho bakabicisha mu nzira nziza bahibereye. Rero uyu muti Iribagiza agiye kuzaba yafata ni umuti uzaba utangwa mu rushinge kandi atazaruterwa rimwe. Rero uyu musaza yemeye kugira ngo akorane na Rugema, bafata impapuro z'imitungo yaba Iribagiza bamuha impapuro za pirate zitafite ikintu zimaze, bazihereza Rugema kugira ngo abashe kuba yamugeza kwa Iribagiza. Uyu rero Rugema yarazi ko atanze bamuhaye impapuro nzima za original, kumbe original barayisigaranye. Rero uyu musaza agiye kuba yakemera kugira ngo abe umuzamu kwa Rugema, abashe kuba yakigarurira Iribagiza akajya amuha umuti neza, noneho ahibereye. Rugema rero yarazi ko akinye umutwe ba kamarade, kumbe bamurusha ubwenge. Muribuka ko bari batse miliyoni 10 kugira ngo Rugema abashe kuba yarekurwa, ariko Rugema yabashe kuba yarekurwa miliyoni 10 zitaratangwa. Uri kumva ko byari ibintu byiza cyane
kugira ngo babashe kuba bavura iribagiza, babashe kuba bakoresha sisitemu nziza cyane. Abantu benshi rero mwari muri kugenda mwibaza kuri uyu musaza ati agambaniye iribagiza. Uyu musaza ni umuntu mwiza, ni umuganga, rero ibi bintu ntabwo yabikora yuko ashaka kuba yamugambanira. Niwe wari ufite impapuro z'imitungo za original, rero yari kuba yarayifashe akayirya wenyine. Uri kumva ko rero byari ibintu byari bicanganye, abantu benshi batari basobanukiwe, ariko kuva bageze kuri iyi channel uzajya usobanukirwa buri kimwe. Niyo mpamvu nkubwira ati kanda subscribe kugira ngo uzajye ubasha kuba wabona video zacu zigiye zitandukanye. Rero uzajya no muri comment utangemo igitekerezo cyawe cy'uburyo urebamo iyi filimi kugira ngo tuzajye tubasha kuba twasoma ibitekerezo byawe, tube twabishyira hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, yuko ibintu byose dukora tubikorera ku bitekerezo byanyu mugenda mutanga hasi muri comment, kugira ngo tuzajye tubasha kuba twabakorera filimi nziza, ibintu mwifuza ko byaba. Rero abantu bari bamaze kwishyiramo ngo uyu musaza ari kutubihiriza filimi, ahubwo agiye kuba yaryoshya cyane, kubera ko niwe ugiye kuba yakora ikintu gikaze cyane muri ino filimi, igitangaza, kubera ko agiye kuba agiye gufasha yitanze n'umutima we wose. Nta kindi kintu agiye kuba yakora uretse kuba yafasha iribagiza, akaba yemeye kuba yaba umuzamu wa Rugema, akaba yemeye buri kintu cyose Rugema azamukoresha kugira ngo abashe kuba yagera kuri iribagiza, abashe kuba yanywa uyu muti. Urukumva ko iribagiza nabasha kuba yakibuka ibintu byose bizaba ari ibintu byiza. Gusa twabonye ko iribagiza afite umupango utari mwiza cyane, yuko ngo aramutse afashe umuntu wamwice ababyeyi ngo yabasha kuba nawe yamwica. Rero iyi mipango iribagiza yari afite ntago ari imipango myiza cyane. Twabonye ko hano yari arimo aganira na musaza we, arimo avuga ati umuntu wanyice ababyeyi ndamutse mgiye mumenye nanjye namwica. Rero uyu musaza we yabagiraga inama avuga ko u Rwanda rugendera ku mategeko, niyo mpamvu batagomba kwihorera, ahubwo bagomba kumushikiriza ubutabera. Rero ni filimi ibashe kuba yagera ahantu, ibashe kuba yaryoha cyane ku bakunzi bayo. Nongera kuba nakubwira ngo ukande subscribe nuba ushaka kujya umenya buri kimwe kigiye kujya kibera muri filimi Inzira y'Umusaraba, yuko hano niho tubasha kuba twabagerezaho ku gihe ibintu biraza kuba byakurikira muri filimi Inzira y'Umusaraba. Twebwe tuba tubasha kuba twabikugezaho mbere, kugira ngo ube ukuramo isomo ryawe, ube ubizi neza yuko ibi bintu nkubwiye muri episode tugiye kuba twabaha uraza kuba wabibonamo yuko uyu musaza ntago yigeze yagambana, ahubwo yari arimo akora ukuri. Mwari muzi ko batse Nyiranambara miliyoni 10 zo kuba barekura Rugema, ariko babasha kuba bazireka Nyiranambara agiye kuba yazohereza, babasha kuba barekura Rugema mbere yuko Nyiranambara azohereza. Urumva ko cyari igikorwa gikomeye cyane, nubwo abantu benshi mutabashije kuba mwasobanukirwa. Hano Kamarade na Emile n'uriya musaza bari bagambanye nabo kugira ngo babashe kuba bakinjizamo Rugema uburyo bagomba kumuha impapuro za pirate, akagenda yishimye akabageza mu rugo. Yuko ibi bintu byose Kamarade na Emile bari barabipanze, yuko Rugema baramuzi n'uwo mugome, niyo mpamvu batamwizera, niyo mpamvu bari bazi ko n'ubundi Rugema arabasha kuha uriya musaza ise wa Kamarade. Murabizi ko ariwe muganga wa iribagiza, dogiteri niwe muganga wa iribagiza. Rero byatumye abantu babasha kuba bamenya ukuri kwerekeye kuri ino season. Ba Kamarade imipango baba bapanze ni imipango myiza, bashaka kuba bafasha iribagiza. Natwe twari twibajije uburyo dogiteri wacu abashiye kuba yagambanira Kamarade na Emile, kumbe bari babipanze kugira ngo babashe kuba bata Rugema mu gatego. Ubu rero Rugema ari mu gatego gakomeye cyane, yuko agiye kuba yakizanira umuntu noneho ugiye kuba wamusenya, kubera ko agiye kuba yatanga umuti uravura iribagiza. Rero ni ibintu bikomeye cyane mu bantu bakunda iyi filimi Inzira y'Umusaraba. Kandi twabonye ko Nyiranambara nawe ibyo byatangiye kuba byamukariraho. Twabonye ko mushiki wa Rugema nawe yaje atazi ukuri, akabasha kuba yabasha kwirukana Nyiranambara mu nzu. Ariko byari ibintu nabyo byari bikomeye, kubera ko tutari tubyiteze muri iyi filimi. Kuba Nyiranambara burya ntago ari umugore wa Rugema w'isezerano, ahubwo umugore wa Rugema w'isezerano ni Kanyana. Rero mushiki wa Rugema yari yaje kuba yakirukana Nyiranambara, we wafatanyije kwica ababyeyi ba iribagiza na Rugema. Rero byari ibintu bikomeye cyane muri ino filimi yacu. Rero mwabonye ko Rugema ubu ari kwihenura cyane, ari kwishima cyane, azi ngo afite impapuro za original, kumbe ba Kamarade baramutuburiye. Igihe mwabonye muri episode yashize Kamarade na Emile baza kwa Nyiranambara, bakabasha kuba batera Nyiranambara ubwo bati bashaka ziriya mpapuro zikiriya gisanduku kirimo impapuro, bari kugira ngo Rugema yizere ko ziriya mpapuro ari iza original, kugira ngo babashe kuba bamuta mu gatego ka
kabo. Rero bari gupanga imipango myinshi kugira ngo babashe kuba bakereka ko Rugema ari we ufite impapuro za original, kumbe baramutuburiye. Rero bataza kuba baramuhaye impapuro z'ibipirate, ntago uriya musaza yari kubasha kuba yafatanya na Rugema kugira ngo barye imitungo yaba Iribagiza, ahubwo uriya musaza yari kuyirya wenyine, yuko niwe wari ufite impapuro za nyazo kandi niwe wari ufite impapuro zizewe, niwe uzi amakuru y'imitungo yabo yose, niwe wabanye n'ababyeyi ba Iribagiza. Rero niwe wari kubasha kuba yayirya neza nta n'umuntu ubimenye, nta nubwo yari kuba yabasha kuba yaha Iribagiza wa muti wa mbere, kubera ko uriya muti wa mbere wari uri gutuma yabasha kuba yakibuka. Rero mwabonye ko bageze mu nzira bakavuga ati hari umuti wasigaye mu rugo Iribagiza watuma yibuka ibintu byose, kandi uyu musaza yarawibagiwe. Rugema ari kubwira Rugema ngo asubire ajye kuwuzana, n'uyu musaza barimo basigana yari imipango ye yo kugira ngo babashe kuba bazana uwo muti, na Rugema awuzi neza, noneho uyu musaza akazabona uko awukoresha, yuko uyu musaza Rugema yabashe kuba yamwizera ko yamuhaye impapuro za nyazo. Niyo mpamvu byabaye ngombwa ko uyu musaza basubira kuzana wa muti, uyu muti kugira ngo azabone uko awutera Iribagiza, kubera ko agiye kujya awumutera abana nawe. Ubu akaba agiye kuba umuzamu kwa Rugema. Rero Rugema ari guserebura, azi ngo agiye kuba yakora ibintu byiza, azi ngo agiye kuba yakikorera ibintu byiza, ariko uyu musaza nawe agumye amwishemo, bamurusha ubwenge. Ntago Rugema yabasha kuba yashyira hasi ba kamarade, yuko imitwe itatu ntago yarusha ubwenge umutwe umwe. Rero niyo mpamvu mwabonye ko Rugema yarazi ko ari we uzi ubwenge, yarazi ko yasize hasi ba kamarade, azi ko abafite mu biganza, kumbe bamufite mu biganza nuko atabashije kuba yabimenya. Uri kumva ko rero iyi filimi igiye kuba yakurikira, uri kumva ko ari ibintu byiza biraza kuba biyirimo. Nimba ubashe kuba wagera kuri uyu munota tukiri kumwe, mwandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo tuzajye tubasha kuba twabana mu zindi video zacu zigiye zitandukanye. Ujye no muri comment utangemo igitekerezo cyawe wifuza ko cyazaza muri ino filimi tugenda tubagezaho, yuko muri Abanyarwanda muyikunda muri benshi, n'abandi bari mu gihugu cyo hanze, cyane cyane Abarundi, mushyiremo amadarapo yanyu kugira ngo tubashe kuba twababona. Abantu bari mu Burundi muzamure idarapo ryanyu hano muri comment kugira ngo tubashe kuba twababona. Namwe mujye mubasha kuba mwadushyigikira, yuko turabizi mu kubasha kuba mwakunda iyi filimi yacu. Uzajye umenye ibigiye kuba byakurikira, n'ibitekerezo byawe ubitange hano kugira ngo bibashe kuba byagera ahantu bigera, kuba byafasha abandi bantu bakunda filimi Inzira y'Umusaraba. Twabonye ko muri episode zashize twabonye ko hari umuntu ushaka ko Iribagiza nawe atabasha kuba yakibuka ibintu byose, nka Mama Kanyana nawe twabonye ko ari we muntu wari ushyigikiye Iribagiza, ariko ubu ngubu akaba ari we ugiye kuba yamurwanya, kubera ko aramutse yibutse ibintu byose Rugema ashobora kujya mu butabera, Kanyana bakabasha kuba bamufungira umugabo. Rero niyo mpamvu Kanyana mubona adashaka kuba yabwira Iribagiza ukuri, kubera ko nawe hari ibindi bintu yabasha kuba yahomba Rugema. Niyo mpamvu ubona aguma ahisha ukuri kwa Rugema kugira ngo batamufunga mbere yuko anywa umuti. Ariko Iribagiza namara kuba yanywa umuti azabasha kuba yavumbura uyu mugore nawe ko yamubeshye, akabasha kuba yamuhisha ukuri yarazi ku mugabo we. Rero uyu mugore yagumye akingira ikibaba Rugema, yararimo abwira hano mushiki wa Rugema ati basohoke mu nzu. Uno mushiki wa Rugema yararimo abagira inama ati basohoke mu nzu yabaye Iribagiza, Nyiranambara nawe asohokemo, nibarangiza biberemo we n'uyu mugore. Nuko nyina Kanyana itamubwira ko iyi nzu atari iya Rugema, ahubwo Rugema ariwe wabashije kuba yakica ababyeyi ba Iribagiza. Uyu rero mushiki wa Rugema ntabyo yarazi, kubera ko yaraje azanye umuringa wa Iribagiza, yuko niwe wari ubitse umuringa wa Iribagiza wabashije kuba waboneka. Ariko uyu mugore yakomeje kuba yabaza Mama Kanyana uburyo baba barageze muri ino nzu. Rero Mama Kanyana yahise amuha ukuri kose yarazi, amumenera ibanga, amubwira n'igituma atabasha kuba yavuga ibintu Rugema yabashe kuba yakora. Abasha kumubwira ko yabashe kuba ari Rugema rero wabashe kuba yakica ababyeyi ba Iribagiza, ariyo mpamvu ubona arimo aramukingira ikibaba. Rero Kanyana nawe muri kumva ko atashaka ko Iribagiza yakibuka ibintu byose, ariko
amaherezo uriya musaza namara kugera mwa runo rugo. Rero urumva ko mama Kanyana nawe agiye kuba yagorwa kubera ko uyu musaza agiye kuba yagera mwa runo rugo akabasha kuba yaha iribagiza umuti, mama Kanyana akabahombye umugabo kubera ko mama Kanyana nawe barahita bamusohora muri ino nzu kubera ko iyi nzu niyaba iribagiza araba amaze kwibuka byose iribagiza, kubera ko na mama Kanyana tumaze kubona ko atari umuntu mwiza cyane kubera ko twari tuzi ko ari umuntu uri ku ruhande rwa iribagiza, ari we washakaga ngo nawe bazamubwire ukuri, ariko ubu ngubu Kanyana ntago akiri kwifuza ko iribagiza yabasha kuba yamenya ukuri kubera ko uyu mugore aje kureba Rugema kandi aramukunda, niwe mugore we w'isezerano. Nyiranambara we yaje ari umugore w'umwinjira, niyo mpamvu mwagumye mubona Kanyana yaranze kuvuga ukuri kuva kera, niyo mpamvu mwagumye mubona n'uyu Nyiranambara aguma yizirika kuri Rugema. Twamaze kuba twamenya ko uyu Nyiranambara atari umugore w'isezerano, ahubwo umugore w'isezerano ari Kanyana, kandi yagarutse aje kureba Rugema, niyo mpamvu atifuza ko Rugema babasha kuba bamufunga. Ubwo nawe ntago arimo arifuza ko iribagiza yamenya ukuri kubera ko aramutse amenye ukuri iribagiza Rugema bamufunga, uyu mama Kanyana agahita yangara akabura ahantu ajya. Niyo mpamvu nawe mubona arimo ashaka kuba yashaka guhishira Rugema kubera ko amubikiye nawe amabanga akomeye. Twari tuzi ko ari we muntu nawe muzima ubasha kuba yakumva iribagiza. Uri kumva ko iribagiza atangiye kujya ku ruhande rwa wenyine, ariko twamaze kubona ko uyu musaza yabashije kuba yamugarukira. Ibintu yakoze byo kumugambanira ntabwo yigeze amugambanira, ahubwo yari ukugira ngo abashe kuba hari umuti yabasha kuba yamuha akabasha kuba yakibuka ibintu byose. Iribagiza agahita agaruka ari umuntu mushya muri ino filimi. Rero ku bakunzi bacu mumaze kuba mwageza kuri uyu munota tukiri kumwe, ndagusaba kuba wankandira subscribe nimba ubashe kuba wagera hano bwa mbere, kugira ngo tuzajye tubasha kubana mu zindi video zacu zigiye zitandukanye ngo ngusobanure buri kimwe utari usobanukiye muri filimi Inzira y'Umusaraba. Kandi nimba hari icyo ushaka ko cyazanyuramo ucyandika muri comment utangemo ubutumwa bwawe, tuzabasha kuba twabusoma tubukunyurize hano muri filimi yacu kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa buri kimwe cyose kibera hano. Rero icyo ngusaba no gukanda subscribe ugasharinga iyi video, abantu bakaba bayibona nabo bakaba bagira ubutumwa babasha kuba bakura muri filimi yacu. Ino filimi uyu musaza rero abantu benshi bari bazi ko yabashije kuba yagambana, ntago ariko byagenze, ahubwo yagambanye n'aba bahungu be Emile na Kamarade babanje kuba bavuga ati bari barabuze uburyo baha umuti iribagiza wa kabiri, baravuga ati reka bawutange banyuze mu nzira zigoye ariko zoroshye. Muribuka ko bari batsenyira Nambara miliyoni 10 zo kugira ngo babashe kuba barekura Rugema bamushimuse. Rero byari ibintu bikomeye cyane. Muribuka ko kandi Nyiranambara izo miliyoni 10 atari yabashije kuba yazibona ngo azibahe, rero bahita bamurekura mbere yaho mugira ngo uriya musaza yagambanye, ahubwo yari yagambaniye na Bayemere na Kamarade. Rero ni ibintu byagumye bitungura abakunzi bacu bakunda filimi Inzira y'Umusaraba. Hariho ibintu tutagenda tutababwiyeho byabashe kuba byabera muri ino filimi bikomeye cyane. Twabonye ko hano Nyiranambara yari arimo aganira na Fabiola, yamufashe arimo amuzibisha kugira ngo uyu mushiki wa Rugema abashe kuba yavuga. Twabonye ko mushiki wa Rugema noneho yaje yariye karungu azanye umuringa wa iribagiza. Ubu umuringa wa iribagiza yabashe kuba yawuzana kugira ngo bazawuhe iribagiza. Narangiza Nyiranambara rero yafashe uyu muringa wa iribagiza amaze kuba yawufata, uyu mushiki wa Rugema yahise amubwira andi magambo akomeye cyane kubera ko uyu mushiki wa Rugema nta kuri azi ko Rugema ari we wishe ababyeyi ba iribagiza. Rero uyu mushiki wa Rugema yazanye amagambo akomeye cyane arimo ashaka kwirukana Nyiranambara ngo mama Kanyana ari we winjira, yuko mama Kanyana ngo niwe mugore w'isezerano, niwe ashaka ko yaba asigarana na Rugema, ariko ntago azi ukuntu Nyiranambara yabonanye na Rugema. Nyiranambara amaranye imyaka 20 na Rugema. Uri kumva ko rero uyu mukobwa mushiki wa Rugema kuba yabatanya atari ibintu byoroshye cyane kubera ko atazi uko bahuye. Rero twabonye ko mama Kanyana ariwe mugore w'isezerano, kandi hari ibintu abasha nawe kuba yahisha iribagiza ngo atabasha kuba yakibuka ibya kera, yuko nawe ntago agikeneye ko uyu muti iribagiza yawunywa kubera ko yaba agiye kuba yahomba umugabo. Iribagiza yahita yibuka abantu bamwice ababyeyi. Rero n'uyu mama Kanyana yabahombye Rugema, yuko twabonye uyu mama Kanyana arimo abwira uyu mushiki wa Rugema ati uriya iribagiza turabizi ko Rugema ariwe wamwica ababyeyi. Rero uyu mugore yabashe kuba yabwira uyu wundi ko
ari Rugema ari we wabashije kuba yakica ababyeyi ba Iribagiza. Rero byatumye uyu mugore nawe atangira kuba yagira ubwoba. Ntabwo yari azi ko musaza we ari umugome, ntabwo yari azi ko musaza we ari umugambanyi, ari we wishe ababyeyi ba Iribagiza. Rero yabibonaga gutya, yazaga yivanga mu bintu atabizi. Rero uyu Kanyana, mama Kanyana yamusabye kuba yagendera muri ibi bintu gakeya yuko byazarangira ahombye musaza we. Rero n'uyu mama Kanyana akaba yahomba umugabo we. Rero ni ibintu bikomeye cyane. Urumva ko mama Kanyana nawe afite ishyari Iribagiza kuba yakanguka, nawe byaba bimuteye ishyari kubera ko yaba agiye kuba yahomba umugabo we Rugema. Kandi uyu mugore ngo aho yari yaragiye yagaruwe no kureba Rugema. Rero uri kumva baramutse batwaye Rugema bakajya kumufunga, uyu mugore yaba asigaye wenyine, nta kintu yaba yungutse. Rero niyo mpamvu nawe azi ukuri akabasha kuba yaguhisha Iribagiza. Rero urumva ko filimi yacu ibashe kuba yagera ahantu haryoshye cyane, kuba Iribagiza ashaka kuba yakihorera, kandi ntago ashaka kwihorera mu mategeko, ahubwo we nawe ashaka kwihorera. Ni umuntu wamwice ababyeyi, nawe ashaka kuba yamwica, naramuka amubonye ngo nawe azamwica. Rero Cyusa yagumye amushyigikira muri uyu mugambi mubi Iribagiza afite, yuko mu Rwanda ntago umuntu yemerewe kwihorera. Iribagiza aramutse yihoreye akica umuntu wamwiciye ababyeyi, uri kumva ko nawe yaba agiye mu bihano bikomeye cyane, bamujyana muri gereza bakabasha kuba bamufunga. Rero uri kumva ko nta kintu yaba yungutse. Rero umusaza wa Iribagiza yamugiraga inama yo kuba bagana amategeko, kubera ko igihugu cy'u Rwanda kigendera ku mategeko. Rero ibi ni ibintu byiza byabashije kuba byaranga iyi filimi yacu, ariko tutibagiwemo n'ibindi byiza byagiye biza bigiye bitandukanye. Mwibutsa kuba wakora subscribe, kuba tubashe kuba twagendana kuri uyu munota tukiri kumwe, kubera ko umaze kumenya ibintu byose byabashije kuba byabera hano muri ino filimi. Kandi nimba tugeranye kuri uyu munota, jya muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe. Nimba nta n'igitekerezo ufite, ushyiremo ama emoji y'umutima, kugira ngo turebe ko hari abantu twari turi kumwe kuri uyu munota babashije kuba bakumva ibintu byabereye muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, bikomeje kuba byatera abantu benshi urujijo. Bimwe na bimwe bikaba bimaze kuba byasobanuka kuri uyu munota tubashe kuba twageraho. Rero urumva ko filimi Inzira y'Umusaraba ibashe kuba yagera ahantu haryoshye hashimishije, kandi abantu benshi mumaze kubona ko Iribagiza kuba atabasha kwibuka. Harimo agakino k'abantu benshi, harimo Nyiranambara, Fabiola n'abandi badashaka ko Iribagiza yabasha kuba yakibuka. Noneho tumaze kubona na Kanyana wabashaga kuba yamusengera ngo yibuke, nawe atagishaka ko yibuka. Rero urumva ko filimi yacu igeze ahantu igiye kuba yaryoha cyane noneho kurushaho. Mbere yaho uburyo byari bimeze, ibintu byari bimeze neza, ariko uyu munsi tugiye kuba twabasha kuba twaryoherwa, kuba Iribagiza noneho agiye kuba yabona umuti wundi wa kabiri, uriya musaza ise wa Kamarade akabasha kuba yawumuzanira hano mu rugo, akabasha kuba yajya wumutera mu rushinge. Urumva ko ari ibindi bintu bikomeye cyane byaje muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko twari tuzi ko uriya musaza yabashije kuba yagambana, ariko ntabwo yabashije kuba yagambana. Rero ni ibintu byiza cyane abakunzi bacu babashije kuba bakishimira. Niba nawe waramutse ubyishimiye bino bintu ko byabaye muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, jya muri comment ubashe kuba wakandika amena, cyangwa ushyiremo Imana irabikora, kubera ko Iribagiza yabashije kuba agiye kuba yabona undi muti wa kabiri utuma yibuka ibintu byose, noneho agahita amenya abamwica ababyeyi be n'abanyi mama Kanyana badashaka ko Iribagiza yakibuka. Ubu ngubu imipango yabo yose igiye kuba yakangirika. Uri kumva ko rero ibintu bigeze ahantu biryoshye cyane, tugiye kubona Iribagiza noneho abasha kuba yabona ubutabera bukwiye, kubera azaba yibutse buri kintu cyose.